ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako ntanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwabana mwe rero ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birababaje. Mugenda mwumva mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu hagenda habamo impanuka zigiye zitandukanye, noneho ibereye muri aka karere ka Nyamasheke yo iteye ubwoba, isize iteye ubwoba abaturage batuye muri aka karere ka Nyamasheke kuko itwaye ubuzima bw'abantu ndetse inangiriza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo muri aka karere ka Nyamasheke. Ese iyi mpanuka yo yaba yatewe n'iki? Ese yatwaye ubuzima bwande? Ese byabereye mu kahe gace? Ese ubuyobozi bwo bwagiye bwasabye iki abaturage nyuma y'uko babonye iyi mpanuka ibereye muri aka karere ka Nyamasheke? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki nyuma yo kubona iyi mpanuka iteye ubwoba yahamuye abaturage ibereye muri aka gace? Ibyo rero byose nibyo bikubiye mu makuru uyu munsi tugiye kubagezaho, ari nayo mpamvu natwe tugusaba ko ugomba kujya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutera ubwoba abaturage bo muri aka gace, bo muri aka karere ka Nyamasheke nyuma yo kubona impanuka iteye ubwoba ibereye muri aka karere. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nk'abantu mwe rero imbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda zanditse, ibinyamakuru byanditse nyuma yo kubona iyi mpanuka iteye ubwoba ibereye mu karere ka Nyamasheke, isize inkuru itari nziza muri aka gace ndetse no mu bayibonye. Iyi mpanuka ntabwo izigera ibava mu maso. Iyi mpanuka rero yabereye muri aka karere ka Nyamasheke itwaye ubuzima bw'umusore witwa Nihishwa Ildefonse uri mu kigero cy'imyaka 21 y'amavuko. Umva ko yari akiri umwana mutoya yagombaga kuzagera kuri byinshi, ariko iyi mpanuka ibereye muri aka karere ka Nyamasheke ise imutwara ubuzima. Uyu rero nyakwigendera yabanaga n'ababyeyi be mu mudugudu wa Ruvumbu, akagari ka Jarama, umurenge wa Gihombo muri aka karere twavuze, aho yagonzwe n'imodoka ahita abura ubuzima bitewe n'uko yari amaze kurira imodoka yagendaga cyangwa yayiparamiye. Iyo bavuze guparamira imodoka ni kwa kundi abandi bamwe bayita ko ari ukuyota mu gihe imodoka irimo iragenda. Ni impanuka rero yahise ibabaza aba baturage batuye muri uyu mudugudu wa Ruvumbu bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi. Uyu nyakwigendera rero bivuga ko yuriye iyi kamyo yavaga i Nyamasheke yerekeza i Karongi, igeze ku gace ka Ruvumbu. Icyo gihe rero uyu musore yurira iyo modoka yayuriranye n'urundi rubyiruko rwinshi cyane rwo muri uwo mudugudu wa Ruvumbu, ariko rwo rugenda ruvaho gake gake. Iyi nkuru rero iteye agahinda inababaje abaturage batuye muri aka gace, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Jarama, aho yavuze ko abana bari baparamiye bari benshi cyane, ariko bamwe bagenda bavaho. Umwe mu baturage bo muri uwo mudugudu yabacyahaga, ariko uyu bitaga Nirushwa we akanga kuva cyangwa akanga kururuka kuri iyo modoka bari baparamiye. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Jarama, Dusabimana Christina, ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, yakomeje agira ati aba bana babonye igenda buhoro ahazamuka barayurira, umugabo utuye muri uyu mudugudu arabacyaha ngo bayiveho, bamwe baramwumvira bayivaho, abandi barimo uriya musore banga kumwumvira bayigumaho. Uko bamwe bagendaga bavaho bageze haruguru gato, inyuma yaho
haturuka imodoka ya agence intwara abagenzi ivuze ihoni kuko umushoferi w'iyo kamyo bariho yari yamaze kubona ko bariho agenda gake gake bagenda bururuka. Igihe uwo musore nawe yari arimo yururuka kuko yabonaga inyuma hari iyo modoka yindi ashaka kururuka yerekeza ibumoso ngo yambuke umuhanda, ntiyamenya ko imbere haturutse indi yo itari ipakiye yihuta ituruka i Karongi yerekeza i Nyamasheke, iramukubita akubita umutwe mu muhanda ahita abura ubuzima. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari akomeza avuga ko uyu musore wari urakikirije amashuri ageze mu mwaka wa 4 wabanza nta kazi kandi yakoraga iwabo, abantu bari bamuziho ngo nyuma y'iyi mpanuka umurambo we wajyanwe mu bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma rya muganga, umushoferi wamugonze ajyanwa n'imodoka yari atwaye kuri sitasiyo ya polisi ya Gihombo. Uyu muyobozi w'aka kagari uyu Dusabimana Christina yavuze ko ubukangurambaga mu babyeyi n'abana bugiye kurushaho gukazwa ngo abana burira imodoka zigenda babireke kuko basa n'ababigize ingeso bananiranye banze kumvira ubuyobozi, ariko ubwo batangiye kuvamo ipfu za hato na hato nabo ubwabo bari bubone ko nta mikino ikirimo babireke bajye babona imodoka nibagiye kuyurira. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi ahora yibutsa abaturage ko umutekano wo mu muhanda ureba buri wese bakareka ibyo gushyira ubuzima bwabo mu kaga burira imodoka zigenda. Abaturage bo muri aka gace bavuze ko bagiye kujya bacunga abana babo bajya kurira imodoka zigenda ngo kuko bakuyemo isomo rikomeye nyuma yo kubona umwana w'umuturanyi wabo ahaburiye ubuzima. Na rero natwe dusoreje amakuru yacu, hari nako tugusaba ko ugomba kujya munsi y'iyi nkuru niba utarakora subscribe uhite uyikora nonaha n'akazogera kaza nako ugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi kundi. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, cyaba ari icyubaka cyaba ari n'ibyo tugomba guhindura kugira ngo tujye tubagezaho ibintu byiza kandi biryoshye. Muba mugomba rero kubitugaragariza natwe tukabibagaragariza. Reka rero mushimire cyangwa nkwifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe.